Yuwe nakazi kayo nakahe yuwe ku mpunzi ziri hano yuwe ni iyo ejo narayihamagaye ngo baje kumbwira arambwira ngo se ngo ndi tayari n'umuryango wanje ngo banjani gakuma barakaje iwabo igwindi cyanga iwabora nukuvuga ngo bamubambwira ngo niba uri tayari ngo abana babuwagiye neza tuzana imodoka tukujani gakuma nukuvuga ngo nabo yafenda utejya twebwe tugire gusenyegwa iwacu muri Kongo tugire gusenyegwa naho twahungiye impunzi tashambo tagaciro na ushutse kumupapa ntamubonye ntagize gute yambushije urushi rwarimo rugenda kujya kumujuguju ngo ntabajuru nanje kwikofita akirimo kuko ndakubitijisho ko ndarira kaburumpoza dore amafaranga afite mu ikofi we urafite yota harimo amandiko we yari nani cyane uko uyobona ikijambo yabaye nini cyane uzoshaka indoya twasenyewe abantu basangire kugira ngo ejo n'ubujya kuba hari umutima mwiza ngo bazagira gute abari byose kandi hatari umwaga urukwavu ngo gwisasira bangahe batanu urebe urugo imbaragasa gwisegura bangahe batanu ko bagira bakeya ni wewe n'ubwo ubwo ruhu urakoze cyane bakongera bakavuga ngo uwawe abaruwawe tugomba kumwita umuganubaho kupamvu mwese aho muherereye aho bije tubahaye mwiriwe naho muke tubahaye maramutse amahoro y'Imana akomeze yaganze imitima yanyu uyu munsi turi mu karere ka Nairobi muri quartier cyangwa se muri kijiji muhana wa Nairobi wa Nyamavila hamaze iminsi 3 hari igikorwa cyo gusenya cyatangiye n'akazi rimwe cyangwa se kuwa mbere kirakomeza nejo n'uyu munsi n'ubu tuvugana Caterpillar cyangwa se tingatinga ziracakomeje igikorwa cyo gusenya ndetse na polisi ziracari nyinshi mu mihanda n'abaturage bariho barahunga nuko niko ibikorwa bimeze rero uyu munsi ndi kumwe na journaliste ndetse akaba n'umuturage warutuye Nyamavila Bwana Rora ngaho reka abanza bibwire murakoze cyane baje gwa pole ntaragira icyo mvuga abaturage bose ba Nyamavila kubatahaza Nyamavila aho ni muremba kasi ariko probably naho bita Nyamavila ni hafi na Kayole naho ngaho ni muri Embakasi juste ariko ni muri Nairobi muri usange muri capitale ya Kenya ibyo tuvuga rero ntitwishimye imitima yacu irababaye bitewe n'ibintu turimo kubona ukuntu turimo kwangazwa nk'abadafite icyo kuvuga hanyuma rero kuba dukurikiye ngewe kubanzi nitwa Mahoro Rora korera kuri Rugenza TV muri kubanga bw'izuma n'ibyo ndetse na bizira umuco na warahibereye ndetse na nundi munyamakuru mugenzi wanje bita Musabwa kinyamakuru cyawe cyitwa AM aho hose AM TV show baragenda bakurikirana ibyabibera Nyamavila hanyuma rero kuzukuri nguko bwana munyamakuru uri kubibona ntabwo twishimye bitewe n'ibintu tubona habaye ku cyumweru barampamagara nyiriza arampamagara arambwira ngo wowe ugenda utekane dufite impungenge ko bari bize gusenya yaguhamagara nijoro cyangwa ampamagara ari nijoro saa 4 n'igice saa 5 bari kumwe na Joshua tubifata reza twari mu kiganiro ari arambwira ati yarwamagaye cyane muto noneho nyirinzu arambwira ati abandi wabwiye bagende bareba ku mazu yabo ko batanditseho urutowa iharama yogo nifwa mbese ni kutoa imara noneho indangije umva hari nijoro urumva nta kindi twari gukora twakoze ibiganiro tugeze mu masaha 7 dusohotse tugeze hanze mbona ikirere cyahindutse mbwira madame ngo yasekisana aha hantu hari uruntururu hari ikintu kigiye kuba hano kuzukuri naratembere ngo ngere hepfo nsanga banyiri maplote bamwe baricaye hanze ubwo ni saa 7 z'ijoro abandi bacitse igikuba mbese nta mbaraga bafite
waje kuba saa 11 nibwo babonye ukuntu basenye polisi zari zuzuye umuhanda ngo nje kubona noneho mbona polisi abafite amarungu abafite za pisto abafite za bulletproof abafite ibi byo kurasa imyuka za tiagas bari bipanze abati noneho isi raturangiranye nakoze ikiganiro mbabwira ko ku baturage bananyamavira ko imperuka tubayeho kuko urumva ni ibintu byahise bitubaho surprise nukuvuga ngo ni ibintu byari improvise nta notice byari improvise sauf que banyiri mazu biravuga ko aribo bari bagize utibo bari bazi uko ibintu bimeze ariko bakatubwira urakoze bwana munyamakuru kiri aho ngaho reka nkubaze none se muri iyi saga yabaye cyangwa se iyi incident unalaumu nani njewe kugeza ubu nyine abo ndawumu naba banyiri gusenyera 2018 tariki 18 2018 nibwo nyiri mazu yaje gusenya hano ariwe bita Mayina niwe bivugwa ko ariwe wari nyiri kibanza nyiri ubu butaka bwose bwanyamaze butaka bwose noneho bikavugwa ko abandi bagiye babigura mu buryo butemewe n'amategeko kandi babigura badafite iyo bita title deed kuba dukurikiye ni igipapuro cy'ubutaka kibemerera ko ya property ba property law iba ubutaka bwawe mbese cyangwa kimubaruyeho cyangwa si cyangwa kikubaruyeho nka nyiri butaka mu yandi ico gihe ufite hari cyo bita ngo ni prerogative ownership ubu ufite right yo kuba wakigurisha cyangwa ukaba wagira gute wocubaka cyangwa kikagira gute kikaguma aho ngaho bitewe nawe nyiraco itukene kuko kigira umutako wo kugira icyo ushaka kubera kuko ari kibanza cyane bivugwa ko njewe ndibuka 2018 nije mu Nyamurenge nundi bita muzungu ico ga l'époque wari cyamanu bari muri Amerika twagiye Milimani low court inshuro zirenga 21 wari ufite kese yabo yitwaga Kinyanjui noneho bukeye bakomeza kuburana ngo baburane bigaragara ko nyiri kibanza tujuriwe yanyemereye agafatiki title deed abandi ntabifite abwibaruza bamaze kugerera mu rukiko baratsinzwe bamaze gutsindwa bagenzi be bemera kujurira abandi baravuga ati no nta mpamvu yo kujurira ubutaka si ubwacu n'ubundi nta cyangombwa cy'ubutaka dufite twaguze n'abajurwa tugomba kwemera twongere tugure kandi icyo gihe à l'époque ikibanza cyari mu kigura 2,600 by'amanyake iyo ni $600 abemeye kwishura rero kuva 2018 barababwira ati sasa rero buri muntu agenda ashaka 3 millions ya manyakenya 3 millions ubwo ni à peu près ubwo ni 3 millions $30,000 mu madolari kuba dukurikiye noneho barangije icyakurikiyeho ni aranababwira ati njewe mugende muzana make 25% kuzogeza mu ishuri urumva ko ari yaciye à peu près 6 ans imyaka 6 yari igeze bagenzi babo barishura niho kurabona amazu yabo ndibigeze bayakoraho ariko icyaje kutubera icyatubabaje twanibazagaho natwe nk'abantu turi mu mazu yabo turayishura nta kibazo dufite ariko bananirwa kwishura amafaranga none dore reba bibabayeho umuntu utekereza akananirwa gutanga 3 millions y'amanyakenya agatakaza prise ya 30 agatakaza inzu n'ikibanza kirenga miliyoni 200 z'amanyakenya murumva icyo kintu jewe rero wonda ni banyiri mazu batemeye bari badupangiye ikindi mbagaya nukundu bamaze kubona ko ibyabo byabarangiranye tibanatumenyesha ikindi nabo ubwabo ngo bakubita indasi bavuga ati no turemeye basalendi kuko iyo ntawe uzuburana n'umuhanga wamubonye narimo mbibwira Joshua Entertainment no bita showroom busy twari twicyana twadukoreye inkuru ndababwira ngo titimagine uburi yuhagarikiwe n'ingorabo ndababwira ngo zana mbonga zana umuntu umwe karirukana abantu miliyari twakwira imishara umuntu sengleto money talks ifaranga mwabagabo mwe umuntu uzoza kurusha ifaranga uzutera salute nibutabishoboye upfukame niba utabishoboye wiruke ifaranga ureba umuntu umwe twakwira imishwara abantu barenga miliyoni hanyuma kugeza ubu ngubu situation mu baturage kugeza ubu nyine abaturage twabuze iyo tuja ubu nyine amazu yuriye ikibazo cyabaye nuko urasohoka mu nzu yawe
bari bagiye kwisenya wagira ngo uragiye habura bucya gatoya bakaba bagize gute yanzu bakaba bayurije leta ico ni kibazo twagize giteye ubwoba tutanabariza n'abantu bose bafite abantu hanze cyangwa se n'abantu bagudusamaritans cyangwa abantu beza bamusamariya mwema bagerageze barebe abantu batuye hehe Nyamavira kuko abenshi ubu bari mu nsengero babuze amazu abandi bagiye twakwirimishwa nukuba ngo bamwe bagiye nuza umoja abandi bariza umoja 2 3 abandi bari junction abandi n'ubu bari mu nsengero kubera kuko babuze iki babuze aho baja kuko n'ibintu byadutunguye uzi kugutungura iya Joshua nawe bari bashizeho fwa Joshua Entertainment yaraye twaraye hanze je nawe twatuvuga ngo turindire isaha yakazatsinda kugenda akavuga ngo twajyamye ngo twaraye niba twajyamye tugenda no kuvuga ngo twaraye maso twari wozage je na Joshua Entertainment twatuvatse aragira kandi ari mu nzu nini niwe mu nzu nini ngama ino ariko iyo nzu nayo yari yashizeho fwa bari bayiryamiye amajana none nyirayo yishuye ubwo nyirayo bahise ubusize banditseho ngo no bivuga ngo ntakudemolisha no la descria la Joshua Entertainment ya mabyibuka kandi yari yananutse n'ibitego abaturage bari hanze kugeza ubu ngubu ugeranyije wenda tuvuge mu bwoko bwacu b'abanyamurenge ugeranyije ni nk'umubare ungana umubare dufite ni mwinshi cyane kubagiye basohoka muri ayo mazu okay abasigaye nibo bakeya kuruta benshi basotse paraporo ugereranyije tibeshe n'abari bahatuye ntiyabuze ngo zirenga 50 zasohotse okay bwana Laurent ziri mu nsengero zabuze aho ziri hanyuma twibutsa abantu batari bazi Nyamavira kandi gace turimo ni ishusho ya Nyamavira ko murumva ngo hasenye sikaritse ukamugira ngo ni biryo yari quartier moderne yari quartier kabisa igezweho yari milieu touristique hari ahantu buri muntu wese yifuza kuba amazi yaho ntabari cyumvi internet no wagera kuri billion yaho niho nogoshera twogushaga abantu kimataifa urumva naje ubwaje byanyafexe abakiriya baje bose abanyakenya bagiye naje ubwaje nahungabanye kuri wadukurikiye naje ntabwo ndi informe kubera kuko abakiriya banje b'abanyakenya arabanyamurenge bose bashizeho sinzaho nerekeza akandi kabazo bwana munyamakuru ugereranije iyi demolition cyangwa se ubugusenya kwabaye 2018 n'ukuri ko kuraba Alesta ubona ari kuwe gufite imbaraga kwari ukwa mbere ariko kubu nyine impamvu kudafite imbaraga kubaragenda bareba inzitarishuye banafanya selection itarishuye akaba ariyo bagenda basenya rero wagira ibyago ukagaba uri kuri yanzu batagize gute batishuye bagahita bagira gute bagura ariko nje wagerageje kureba hari uburyo 2018 bagendaga bazidamaginga bakubite mu barangisha ariko noneho ibyo bari gukora ubunyine ko barasenya bakageza ku musingi reka avuga ko ibyo ari byo bibi cyane kuruta wenda icyo nabivugaho kugira kuba dukurikiye hirya no hino bumva kino kiganiro impamvu baba nyiri mazu yararakaye mbese ni nk'ibigandi mbese ni nk'abantu bataza batanga imisanzu bamusuzuguye cyane noneho ni ukuvuga ngo ni ugukuraho gusenya yababwiye ngo baza bahakikisha ko inzu niba ari etaje 10 imanuke hasi iringanire n'ubutaka babone kuvuga natanze miliyoni 10 zo kuvuga gusa ngo basenye baribiye bari abantu abereke ko abarusha ubushobozi numvise bavuga ko gukodesha iriya mashini senyimwe ngo idolari 400 parawa idolari 40,000 by'amanyakenya ku isaha afite kandi hari mashine zirenga 8 ubu noneho baturutse mu mihanda nk'itandatu turadonda twose twa Nyamavira demolition bayihaye iminsi ine ndetse ko ndabona bari bukomeze kongera indi kuko inzu banditseho Noel iracabaye undebere ikintu kibabaje rero kuba dukurikiye hirya no hino twari twiteguye umwana tuvukira mu ntoki neza iyo ni Noheli
none amacumbi yabuze none amabuye niyo amacumbi basenye amabuye mw'abantu niyo tugiye gukikira turababaye twishimye nubwo bisa nkaho bisekeje ariko kandi birababaje ikindi cya kabiri twari twiteguye kwenjoyinga iminsi mikuru winjira ufite urufunguzo winjira mu wawe ariko imisumari kiramitwinjira mu nkweto kiyolela n'amakanisa twosengemo kuri Noheli yasenywe ngira hari amakanisa yasenyutse amakanisa yasenyutseho uravuga iki kwisenywa ry'amakanisa kwisenywa ry'amakanisa by'ukuri ni gute umuntu yosenya inzu y'Imana oya ni bya ibibazo ngo bizabigwira abagabo nabo nyine abagore ni ukuvuga ngo ibibazo bizagwiriye imihanda yanyereye vraiment nta byishimo dufite kuba dukwiye hirya no hino turababaye kubera ibintu tugiye kandi ibintu tutari twiteguye ndetse bamwe kibabaje twari twishyuye amazu none ikindi kibabaje ubu nyine babikubise gutyo nta mafaranga abantu bafite kugira ngo bagire gute kandi urebe bano bantu hababera abacuye bararetse ku minsi 16 n'akazi mwari ku minsi 16 niyo batanga hari ku minsi 16 urumva ko ku minsi hari 15 deadline kwa ihari lekenze ni ukuvuga ngo kuri ayo matariki abantu bose baba bamaze kwishura ari abaza batinda ari abishura ku ba agenti bose baba barangije kwishura ngo bamare gutekera amafaranga y'amarenti katapira za mazinjira nico ni ukuvuga ngo rero ubu nyine n'inzu babasaba bwana munyamakuru ntaguciye mu ijambo ko barasaba deposit bagasaba na rent noneho kandi uyivuyemo bagifite amakuta yawe ku kwezi ufitemo na kosi nunashaka no kwavuja wenda handi birasaba n'ubundi kongera gutanga deposit wongera utanga inama kubitamo na transport urumva iyo loss kubiteho umuruho wo gushaka inzu amazu yabuze ayandi yuriye ugereranije nk'amazu bamaze gusenya ni kangahe bwana ubu nyine ku ma etage tugereranyije n'amazu amaze kugwa ubu ni hafi 40 ariko bafite kuzamura n'ubundi bafite kuzamura ko numvaga ko bigera nko mu 150 hanyuma abaturage ni aba leta kandi bagira leta ibareberera kugeza ubu ngubu nubwo basenywewe bitewe n'uko wenda batubahirije amategeko nyiri ibibanza yari yababwiye hari abakozi ba leta bagiye banyura mu baturage mu rwego rwo kubahumuriza cyangwa se kuba apole kubyukuri icyo nicyo kindi kibabaje kuba dukurikiye wumve ko ubushize hariho gavana wari uriho wo bita Michael Sonko niwe wagerageje kuba yastopa iyo demolition se cyangwa iyo demolition noneho ubu nyine uriho n'uwo bita Sakaja t'imagine ko leta nta muntu n'umwe uri kubuja kuzabirebera bose babiteye umugongo c'est comme si uyu muntu kubera ifaranga afite yo bayagiye apfunda nabo bakuru wenda ayo magufuka mu kanwa kugira ngo babure uko bamoka cyangwa selon moi ukijyanye na leta aba bantu babomora bafite court order kandi iriya court order ni itanga n'abari abapolisi baje babaherekeje urumva leta itabirimo ikindi icyo navuga kubijanye na katiba ya hano se cyangwa uko kino gihugu giteye constitution yacu iri hejuru cyane itegeko riri hejuru ya president ari munsi y'itegeko nukuvuga ngo ibya jambo uzumva ngo la loi dit mais c'est la loi itegeko uko ryo bariremereye kose haniho bubahiriza itegeko kuruta n'umuntu c'est ça le problème ni kuba dukurikiye leta est jaloux ngira ngo murabona ko ari amasafuriya ndindiri ari kugira ngo nyarengeze ko murabibona nako narinze ngo mbacishirizeho ariko kandi alora tuje gusoza ubuse yuwe nakazi kayo nakahe yuwe ku mpunzi ziri hano yuwe ni iyo ejo narayihamagaye ngo baje kumbwira arambwira ngo se ngo ndi tayari n'umuryango wanje ngo banjani gakuma barakashi iwabo igwindi cyangwa iwabora nukuvuga ngo bambwira ngo niba uri tayari ngo abana babuhagiye neza tuzana imodoka tukujyana igakuma nukuvuga ngo nabo yapfenda utejya twebwe tugire gusenyegwa iwacu muri Kongo tugire gusenyegwa naho twahungiye impunzi kashambo tagaciro na ushutse ku mupapa ntamubonye ntagize gute yambushije urushi rwarimo rugenda
kakujya kumujugujugu ngo nciye ngo sinzi niba sinzi umuntu ngo naciye natwe iyo twabahungu baduciye ngo nyinyi wakongo mutaenda ngo mutarudi kwenu kandi ubona hano umuntu wabaye utari iwabo ari iwabo ariko nawe mu buryo habaye n'impunzi mu buryo inyuma zabisha abandi ko bari inzu ko zirabagwa kubera gutwara inyuma hari umunyamurenge wabona utwara inyuma cyakora kuri mutabarije Bwana Rora inama wagira abandi baturage bose basigaye muri Nyamavira niki batasenyewe abatasenyewe barindire rwose ninjye ubibabwiye ko nabaye no mu nama zisenywa nabaye no mu na kotine baregwa aho bita Milimani Law Court narindiyo nakurikiranye urubanza rwose vraiment abatasenyewe batuze bihangane nubwo inzu zabaye ibishanyure ko abantu ko barazininka kujya kwindorerwamo kuramurangiza urebe Nyamavira utaza kurangiza umuntu uri imbere ariko ubu nyine kuramurangiza umurambi ko ndamutangani wogira ngo nitangani kubyukuri bihangane ba Epole bazorya iminsi mikuru neza tubifuriza Noheli nziza n'umwaka musha muhire nubwo isi itatwishimiye ni kwisi imeze ariko dusaba abantu bose badukurikiye hirya no hino bafite umutima w'ushaka barebe abantu bose bagiye umuntu ufite uwe wese wagiye yahamagaye ndetse hari umujamo wanje umwe yambwiye ko yahamagaye abiwabo baririye ngo baje kumubwira ngo nabo bafite ibibazo mama mubwira ibibazo birenze ibyo afite uzukuri nk'ico kintu giteye umuntu ari mu mazi abira kandi buriya bazavuga ngo wogerwe ntiyambura kandi les oiseaux de même plumage volent ensemble tugomba guhahira umugozi umwe niba umugenzi wacu ari mu kibazo twumve ko ibyiwe ari byo biri hejuru kandi ntacu afite yamubwiye uwo mugabo ngo aje kumubwira ati atukubu nyine ibibazo mfite birenze ibyabo uwo mugabo yamaretira message harutse akaza yicuza impamvu yabivuze kandi uwo muntu ari muri Amerika nandi ya murakoze cyane kuko Laurent yarabivuze nyaboneka nyabuna turasabye umuntu ufite umutima wo mu muntu umuntu ukigira imanite muri we ugira icyo wakora niyo byaba ibihumbi 5 ukagurira abana capati hano c'est ça twakiye kandi tunashimira abapasteri bacu b'abakongomani hari ukuntu bo bitwaye neza ko barakira abantu imizigo mu makanisa n'abantu bacumbitsemo contrairement n'irindi kanisa twagezeho ry'abanyagihugu bino dusanga babataye hanze ahantu bari babise ibintu mwabibonye ndetse badatubwira ko icyo kibanza iryo kanisa ririmo cyari cyabo uwo wahubatse kanisa ashaka kukibambura kuko muri umuntu we n'umupolisi yarari no muri no delegation y'abantu bariho base urumva ko uwo n'umupasteri yakabaye ari wo muri zintama za komeretse ariko ofete ari arakomeza kugira gute gukanda mu bisebe rero umugira wa mutima wari muri Kristo Yesu umutima wuzuye ubuntu n'urukundo n'imbabazi ahasigaye iminsi mikuruga mutwibuke ko murabona ntaho turi nta muntu wawuja mu kazi uragenda gute imiriro yagiye isafuriya kugira ngo nayitagende twari tubaye mu buryo bwa par jour nkanje ndumwe gushe international ubu nyine ko ndareba nta muriro niyo nakimura nta mutekano barahasenya nukuvuga ngo habe naje n'abajuru nanje ukwikofite akirimo kuko ndakubita ijisho ko ndarira kaburumpoza amafaranga afite mu iko we urafite yota harimo amandiko we yari nani cyane uyobona ikinja yabaye nini cyane uzoshaka intoya twasenyewe sawa murakoze cyane kuba ari badukurikiye hirya no hino dushimira mwene data nguvu warudu uhamagaye ngo tuganire hanyuma nabandi bose dukomeje kubifuriza ibyiza bikomeze biganza mukomeze hayi muronkege nubwo ntahahori hari ariko nanone nyine nugusaranganya ufite kaunga mugume mwese mukoze nk'imwe cyane abantu basangire kugira ngo ejo n'uburyo hari umutima mwiza ngo bazagira gute abari byose kandi hatari umwaga urukwavu ngo gwisasira bangahe batanu urebe urugo imbaragasa ugwisegura bangahe batanu ko bagira bakeya ni wewe nubwo ubwo ruhu urakoze cyane bakongera bakavuga ngo uwawe abari uwawe ugomba kumwita uwo mugani ubaho kupa kamera barora urakoze cyane tuzongera bye bye